Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ku ndwara y'ubwandu bw'amaraso cyangwa ibyo bamwe bakunze kwita blood infection. Ese iyo ndwara y'ubwandu bw'amaraso abantu benshi, yaba abantu bakuru yaba abana, bakunze kubasangamo cyangwa se bakunze gusanga barwaye kwa muganga. Iyo ndwara iba iteye ite? Iterwa n'iki? Yakwirindwa ite? Ese ivurwa ite? Ese ni ukubera iki umuntu akunda kuyigira kenshi cyangwa se ikunda kuza byisubiranye? Niba ko nabivuga, iyo blood infection cyangwa se ubwo bwandu bw'amaraso cyangwa se izo infection mu maraso ziterwa n'iki? Nibyo tugiye kurebera hamwe rero muri ino video. Muri kumwe na Dr Gasango Patrick, nkomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kuzajya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiriraho ku gihe. Ni kenshi rero muri iki gihe usanga umuntu arwaye cyangwa se yarwaye, birumvikana yajya kwa muganga bamusuzuma akumva muganga aramubwiye ngo ufite infection mu maraso. Bikunze kubaho cyane. Ese infection iterwa n'iki? Rero niyo yitwa ubwandu bw'amaraso, blood infection. Ikaba muri make ari indwara imaze kugenda yiyongera, kandi ndetse hari n'abo yica cyane cyangwa se yiteza urupfu iyo itavuwe hakiri kare. Umuntu ashobora kugira infection mu maraso ntivurwe, igakwirakwira ahantu hose, ikagera mu bwonko, akakora ibyo bita mu gika cya meningite, byaraturutse kuri infection mu maraso, uwo muntu akaremba cyane bikageza apfuye. So mumva ko ari indwara igomba kuvurwa kare kugira ngo twirinde ko ikomeza gukwirakwira ahantu henshi cyangwa se mu bindi bice bitandukanye by'umubiri, kugira ngo ifatiranwe hakiri kare ibe yavurwa ndetse inakire, kuko ivuwe irakira, hari imiti ivura. Mwumvikane rero ko umuntu wagize ubwo bwandu bw'amaraso agomba kuvurwa yitabwe. Wakwaza ati ese ubwandu bw'amaraso ni iki? Buterwa n'iki? Nuvuga ngo ubundi busanzwe tugira indwara nyinshi twandura zitewe na mikorobe. Habaho iziterwa na bagiteri, imiyege cyangwa se champignon, ndetse hakaba n'iziterwa na virusi. Uko rero umubiri ugenda uhangana n'izi mikorobe, habaho igihe zimwe muri zo zinjira mu maraso atembera mu mubiri. Bivuga ngo izo mikorobe zikagera mu maraso, ya maraso y'undi muntu asanzwe afite atembera mu mubiri. Bivuga ngo akenshi birumvikana nyine watangiye wenda ushobora kuba urwaye angine, ni urugero. Muzi ko abana benshi bakunda kuzirwara cyane, abantu bakuru. Angine tuzi ko ziterwa na mikorobe, bagiteri, birumvikana. Izo bagiteri zishobora kwinjira mu maraso bigatuma umuntu agira infection mu maraso. Cyangwa se urundi rugero, ushobora kuba urwaye umusonga cyangwa se bita pneumonia cyangwa se pneumonia, iterwa na bagiteri runaka. Noneho itavurwa neza iyo pneumonia, za bagiteri aho zikaba zageze igihe zinjira mu maraso yawe. Ikindi, ushobora kuba ufite igisebe ku mubiri kitavuye neza, cyangwa se umuntu haragize nk'ubushye, biriya bita ban, hakazamo infection mu nyuma ku gisebe, bityo rero za mikorobe zitavurwa hakiri kare, cyangwa cya gisebe kitakwitabwaho ngo gipfukwe neza, za mikorobe zajemo cyangwa se za bagiteri zikinjira mu maraso y'umuntu. Icyo gihe nawe umuntu nawe azaba afite infection mu maraso kubera za mikorobe zageze mu maraso. Cyangwa se ushobora kuba ufite infection urinere ntizivurwe neza, zigakomeza zikaba zakwinjira, za mikorobe azitera akaba yakwinjira no mu maraso. So urumva ko ni uburyo butandukanye. Uko rero yinjira mu maraso, izo mikorobe zirakomeza zigakwirakwira mu bice bitandukanye by'umubiri, bikaba byaguteza ibindi byago by'uko wenda igice dutinya cyane buriya ni ubwonko. Iyo cyanduye biba byakomeye, mugiga ni indwara ikomeye cyane inahitana ubuzima bwa benshi. Mwumva ko izo infection mu maraso nimba waziguketseho ni ngombwa ko witabwa. Rero ibyo bishobora gutuma rero ibice by'inyama zo mu nda zibyimba cyangwa se bikangirika bitewe n'izo mikorobe zije mu maraso. Bivuga ngo ubundi mikorobe nyine zageze mu maraso nibyo tuzita ubwandu bw'amaraso cyangwa se blood infection. Muganga nabikubwira ko umwana wawe cyangwa se umuntu mukuru urwaye blood infection, ni icyo kibazo kiba cyabayeho, haba hatangiye kugaragara amamikorobe mu maraso. Wakwibaza ati ese ibimenyetso byayo ni ibihe?
ibimenyetso by'ino ndwara ya blood infection cyane cya mbere umuntu uzayirwara azagaragaza, hari umuriro mwinshi cyane ujyana no guterurwa ndetse no kubira ibyuya ukaba wagira ngo urwaye malariya. Gusa buriya na malariya nubwo malariya nayo bageze mu maraso kuko ni blood infection nayo kuko nayo yataka amaraso. Hari ukugabanyuka kw'inshuro wihagarika, ushobora kwihagarika gake, ushobora kugira iseseme no kuruka bya hato na hato, ushobora kugira impiswi, ushobora kugira kuyoba ubwenge cyangwa se gutakaza ubwenge nimba byageze mu bwonko nyine ukagira yamugiga. Ikindi ushobora guhumeka insigane. Guhumeka insigane no guhumeka bikugoye ukabura umwuka, mbese igihe urumvikana urwaye n'umusonga. Hari ugukonja bikabije. Ikindi hakaba hazaho no gucika intege. Urumva ko ibimenyetso ari byinshi: gucika intege, guhumeka bigoranye, umuriro cyane cyane, kuruka, ushobora no kudiyara, kwihagarika inkari nke n'ibindi n'ibindi. Wakwibaza ino ndwara ya blood infection ubundi yibasira abandi, ni bande bafite ibyago byo kuyirwara ikaba yabarembye cyane. Iyi ndwara nubwo ntawe itafata ariko buriya hari abo yibasira cyane. Abantu bafite ikibazo cy'ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanyutse, abo ni abafite ubwandu bw'agakoko gatera sida, abarwaye kanseri zitandukanye, kimwe n'abatewe izindi ngingo z'umubiri nk'abantu bahawe umutima mushya cyangwa se impyiko nshya, ndetse n'abana bato. Aba ahanini ni abana bari munsi y'umwaka umwe muri rusange, cyangwa se n'abari munsi y'amezi 6 by'umwihariko. Abana bato bakunze kugira ibyago byo kurwara blood infection, by'umwihariko nk'ari abana bavuka igihe kitageze bita premature, baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara blood infection. Ikindi ni abantu bageze mu zabukuru, by'umwihariko iyo bafite ubundi burwayi nk'abarwaye za diyabete kubera ubudahangarwa bw'umubiri buba bwaragabanyutse, abantu babazwe mu bitaro cyangwa se n'abavuye mu bitaro vuba babazwe vuba, abo bose baba bafite ibyago byo kurwara ya blood infection. Niyo mpamvu aje kwivuza nkatwe nk'abaganga tuba tugomba kumwitaho cyane, tugafata ibizami by'ibanze kugira ngo tumenye nimba koko iyo blood infection ntayo afite. Aha nyine uhita wibaza ati ese iyi ndwara ya blood infection ese kuyirinda birashoboka? Akenshi navuga ngo ku bana bato bisaba kubitaho no gukurikirana buri karwara kose barwaye, ugahita umuvuza hakiri kare. Byaba ibicurane, inkorora, ukabona atangiye kugira umuriro, icyiza ni ukumujyana kwa muganga agahita akurikiranwa. Ikindi ni isuku. Nk'uko tuzi ngo isuku ni isoko y'ubuzima, isuku ni ingenzi, by'umwihariko ku bantu bari mu bitaro baba bategetswe gukaraba intoki kenshi cyane no kwita ku isuku y'aho uri, nabyo bishobora kugufasha. By'umwihariko ku bantu bari mu bitaro akenshi zino blood infection ushobora kuzigira kubera uzikuye mu bitaro waragiye utazirwaye. Niyo mpamvu tubakangurira niba ugeze mu bitaro gerageza kwitwararika, ugire isuku, kubera ko barimo abarwayi bazifite izo blood infection, kuko ni microbe ni bacteria, aho ukoze ushobora kuzakura, waza ugakora ku murwayi wawe cyangwa se nawe umurwayi wajya udakaraba zikaba zakwandura. Ni byiza rero ko mugerageza gukaraba cyane, by'umwihariko abantu bari mu bitaro, ugakaraba waba unatashye uvuye mu bitaro ugakaraba kugira ngo wirinde ko izi blood infection wazicyura iwawe mu rugo, kuko ziriya microbe zizitera zishobora kujya ku ntoki zawe cyangwa se ku gikoresho runaka n'ahandi n'ahandi. Niyo mpamvu uzasanga n'abaganga iyo tuva ku murwayi tujya ku wundi, by'umwihariko mu bitaro, turakaraba intoki. Bino bikoresho dukoresha nk'aya stethoscope tukayahanaguza rukora kugira ngo twice microbe zavuyeho zagiye mu gihe tuva ku murwayi tujya ku wundi. Ibyo aba ari ingenzi cyane kuko izi microbe ntabwo zava ku muntu umwe zijya ku wundi. Ikindi mu buryo bwo kubirinda, nk'abantu nk'imba ugize ibyago ukabyara umwana igihe kitageze akajya mu bitaro by'abana bira bita neonatology cyangwa se za kuvezi, niba ko twabivuga niko mukunze kubikoresha, hariya naho aba ari umuntu ugomba kwitabwaho cyane. Nawe ukagira isuku, ukitwararika uko winjiyemo, ugakaraba, wajya gukora ku mwana ugakaraba, warangiza no kumukoraho ugakaraba, ibyo umuha amashereka ugakaraba, ababyeyi bonsa namwe mugakaraba intoki mbere na nyuma yo konsa. Ibikoresho mukoresha za bibero mukamiramo amashereka mukabigira isuku, ukoza ibere mbere yo konsa umwana, gutyo gutyo.
ibyo biragufasha cyane kurinda ko ka kana gato gafite ubudahangarwa bw'umubiri budakaribije gahabwa imiti hakiri kare. Ikindi gishoboka ni vaccination, kwikingiza cyangwa se gukingiza abana. Hari indwara nyinshi dukingiza abana zishobora guterera blood infection. Hari nka pneumocoque turayikingira abana, mikorobe zitera za mugiga, izitera umusonga zose tuzikingira abana kugira ngo twirinde ko bazazigira zikabateza blood infection. Umva ko rero ari ingenzi. Abandi nabo bafite ibyago byo kurwara blood infection n'abantu bakuyemo urwagashya cyangwa se spleen kubera uburwayi runaka nka gisida. Abo bantu nabo tubakangura gufata vaccine y'amamikorobe amwe n'amwe. Ikindi tukabaha imiti antibiotique babaho ubuzima bwose. Umva ko blood infection ni mbi cyane, ndetse n'abantu barwaye indwara z'umutima bashyiriwemo biriya barwaye za gapfura, ibyo bita rheumatic heart disease cyangwa se rheumatic fever, cyane cyane mu bana. Iyo bageze kwa muganga nabo tubategeka kuba ku miti nk'igihe nibuza cy'imyaka nk'15 iyo ari abana, kugira ngo twirinde ko nicyo gihe gito gishoboka ariko waje kwa muganga n'ufata umwanzuro, hari n'ushobora gufata izo antibiotique ubuzima bwe bwose, kugira ngo twirinde ko azagira za blood infection zishobora no kujya ku mutima. Iyo zageze ku mutima biba byakomeye, umuntu aba yarembye cyane bagomba kwitabwa. Niyo mpamvu turinda ko umuntu ashobora kugira izo blood infection ku muntu tubona afite ibyago byo kugira ibibazo by'umutima. Aho rero tuba tugomba kwitabwaho cyangwa se kwita kuri abo bantu cyane. Izi blood infection rero muganga yazibonye, dukora ibizami by'amaraso. Hari gufata amaraso tukareba niba byerekana infection mu maraso byazamutse, dukora full blood count, ubu gupima amaraso muri rusange. Aho dushobora kubonamo abasirikare bazamutse bitwereka ko umuntu cyangwa se umurwayi afite blood infection. No tukareba ibipimo bindi bitandukanye mu maraso, ese byazamutse byerekana bacteria, ese byerekana virusi. Ibyo byose biradufasha kumenya niba umuntu atafite blood infection. Ikindi dukora hari ikizami bita CRP, ni maka cyangwa se ni icyerekana inflammation, nacyo cyazamutse gishobora kuduha amakuru ko umuntu afite blood infection. Ikindi kizami cy'ingenzi nicyo bita hemocriture cyangwa se aho hakorwa guhinga amaraso. Ibi ariko bikorwa cyane akenshi na kenshi kuri wa murwayi ugira umuriro udashira wagiye mu bitaro igihe kinini. Uwo nawe hemocriture ikidufasha yo irahinga ikatwereka bagiteri, izina rya bagiteri, ubwoko bwayo iri mu maraso yamuteye iyo blood infection. Ndetse muri labo bahita banakora bashyiraho imiti, bakareba imiti ishobora kuvura iyo bagiteri. Umva ko hemocriture cyangwa se guhinga amaraso ni ingenzi cyane, kuko biduha amakuru ya bagiteri yateye izo infection ndetse n'imiti dushobora kwifashisha mu kuyivura. Numva ko hano tuba twakoze aho bishoboka hose. Rero blood infection iyo yabonetse ni indwara cyangwa se n'uburwayi buvurwa bugakira bwose bitewe n'uko umurwayi ameze. Iyo umurwayi atarembye cyane tumuha antibiotique nizo zivura blood infection. Blood infection nizo zishobora kuvura antibiotique nizo zivura. Dutangira kuri antibiotique zo mu kanwa ku murwayi ubasha kunywa utaruka utarembye cyane, zishobora kumufasha. Umurwayi warembye cyane ajya mu bitaro tukamutera antibiotique zo mu mutsi, kuko nizo zishobora kumufasha mu gihe atasha kunywa izo mu kanwa. Ubundi tugakomeza dukora ibizamini tureba ko yorohewe. Blood infection zishobora kuvurwa iminsi 7 cyangwa se 5. Iyo umuntu ayimaze atakigira imiriro bivuze ko za infection zakize. Ariko kwandi wagize mugiga tumuvura niba antibiotique tugomba kuzimuha iminsi 14 cyangwa kujya kuri 21, bitewe n'uko response cyangwa se uko agaragara mu koroherwa cyangwa se gukira. Rero murumva ko blood infection ni uburwayi buboneka cyane kandi abantu benshi bakunze kubusangwamo, ariko icyiza buravuga bugakira kandi bushobora kwirindwa mu buryo butandukanye, mu kugira isuku no mu kwivuza hakiri kare ndetse no kwikingiza birumvikana. Murakoze rero cyane, mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho mujye muzibona ku gihe. Ushobora no kutwandikira muri comment topic wifuza ko tubaganiriza. Murakoze cyane, bye.